Hello, good people. Sashimwe cyane. Ndabasuhuje. Ndabifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Abakunzi b'ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Mwebwe mudukurikira, mutwereka ko turi kumwe, abantu mukunda gukanda likes, abantu muduha comments, byose biradufasha, byose biratwubaka kandi bidutera imbaraga zo gukomeza gushyiraho ibiganiro, kubera ko bamugaragaza ko turi kumwe kandi ko mwishimiye ibyo dukora, ndetse n'abasiganuza n'abatugisha impaka, mwese turabakunda kubera ko twifuza ko abantu basobanukirwa. Ubwo rero aho udasobanukiwe, iyo utubajije tukagufasha, tukagusobanurira, bitugwa neza, biratunezeza cyane. Ubwo rero mwese ndabashimiye, muri beza, ariko bifuriza ubwiza buhebuje ubundi bwose bubonerwa muri Kristo Yesu, bubonerwa mu kwizera umurimo Yesu yakoze, umuntu mu by'ukuri akabaho ari intungane, abanye n'Imana amahoro, nta kibazo afitanye n'Imana, azi ko azajya mu ijuru, azi ko ubuzima bwe butarangirira ku isi, ahubwo azi ko ibyo mu isi birangiye aribwo ubuzima bwe bwiza nyakuri buzaba butangiye. Ubwo rero ndabasuhuje mwese, abadukurikira, abadukunda, mugubwe neza, amahoro y'Imana bane namwe. Nemire Nshimiyimana, umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, umuntu Imana yagiriye neza cyane, ikamumenyesha uburyo yantangiye Yesu kugira ngo ampeshe byose nari narabuze, mbiburiye muri Adamu, ariko muri Kristo nongere mbironke, nongere mbeho neza mbikesha Yesu. Ndanezerewe cyane ku bwa Yesu, ariko umunezero mfite numva mba nkwiye kuwusangira namwe. Wowe utarakanda subscribe, niba unkurikira, kanda subscribe, kuko ibiganiro byacu nakagaruka, ibiganiro byacu bihoraho. Kanda subscribe kugira ngo uhore ubona ibiganiro byacu, uhore wubakika, arega burya umuntu n'ubundi w'imbere niwe muntu, ni nawe uzahoraho. Ubwo rero ni nawe uduhesha n'iby'inyuma. Ubwo rero kanda subscribe niba utarabikora. Niba ushaka kujya kuri group WhatsApp yacu, Ijuru Ntirikorerwa nayo niko yitwa, nk'uko na channel ariko yitwa, twandikire kuri 0784 42 57. Niba uri hanze y'igihugu, urashyiraho kode y'igihugu cy'u Rwanda +250 7 84 42 57, tugushyireho, ubundi usangire n'abandi ibiganiro by'ihumure, ibiganiro birema ubuzima mu muntu, ijambo ritavangiye, ijambo atari nk'umusemburo w'abafarisayo, ijambo ryuzuyemo ubuzima buturuka ku Mana bukabeshaho ababwakiriye. Mu by'ukuri abantu bakunda kuvuga ngo muri Yesu biremera, ariko ni ibiki byemera? Mu by'ukuri muri Yesu biremera. Umuntu yavuga gutya akaba avuze ko muri Yesu harimo inzu, ko muri Yesu harimo umugore, ko muri Yesu harimo umugabo, ko muri Yesu harimo akazi keza, ko muri Yesu harimo imodoka,
ko muri Yesu harimo abana, yavuga ngo muri Yesu biremera, mu by'ukuri akaba ari ibyo ashaka kuvuga, ariko muri Yesu ni ibiki byemera? Muri Yesu ibyemera ari nabyo nshaka kuvuga. Icya mbere tugomba no kumenya impamvu Imana yamutanze, kuko ibyagombye kuba byemera ni iby'Imana yamutangiye ubundi. Iyo dusomye rero ibyanditswe byera, bitugaragariza impamvu Imana yamutanze. Bibiliya iravuga muri Yohana mu gice cya 3 umurongo wa 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo twigishijwe kuva tukiri bato cyane, no kuri ubu kandi niko biri. Ni ijambo abantu biga kuva bakiri batoya, bakababwira ko Imana yabatangiye Yesu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Noneho rero umuntu akanavuga ko yizera Yesu, ariko n'ubwo bugingo akaba ntabwo afite, nayo kikaba ari ikibazo, kuko ubundi cya mbere wagombye kubona ni ubwo bugingo. Ni ubwo bugingo buva ku Mana buhabwa abizeye Yesu Kristo bose. Nicyo kintu cya mbere wakabaye ubona. Niba utabufite, niba wumva ushidikanya upfuye wajya mu ijuru, niba ubishidikanyaho ntabwo urizera Yesu, nta n'ubugingo nyine ufite. Icyo nicyo wakabaye udashidikanyaho cya mbere, kuko ubundi icyatubuzaga ubugingo ni icyaha. Tuvuga turi abanyabyaha. Iyo tuvuze ivuko rya mbere ryo kwa Adamu, tuvuga turi abanyabyaha tunakatiwe cyangwa se duciriweho iteka ku bw'igicumuro cya Adamu, bityo tukaba nta n'ikintu twakora kugira ngo mu by'ukuri tube beza babasha kwemerwa n'Imana hashingiye kuri icyo gicumuro cya Adamu. Umuntu wese nuko avuka ameze, nta tandukaniro. Ntawe uvuka bitandukanye n'uko abandi bavutse, ahubwo twese tuvukana ikibazo ndetse gikomeye cy'uko turi abanyabyaha bakomoka kuri Adamu, kandi bakwiriye kurimbuka, kuko nta munyabyaha uzabana n'Imana. Icyo rero cyabaye ikibazo rusange kuri twese, hanyuma ariko Imana ntiyabirebera, idutangira Yesu waje aturutse kuri yo, ndetse Bibiliya ivuga ko ari Imana nyine ubwayo yihinduye umuntu, ariko ku mugambi mwiza yari ifite ku mwana w'umuntu, kugira ngo umwana w'umuntu abonerwe gucungurwa. Noneho Yesu aza mu isi yambara umubiri w'abantu, kandi ari Imana. Amaze kwambara umubiri, noneho gukiranuka tutari kubasha kwibonera, gukiranuka twabuze aba ari Yesu Kristo utubonera gukiranuka. Aba mu isi ntiyakora icyaha na kimwe, aba mu isi ntiyacumura, kuko yari Imana. Ariko ibyo n'ubundi abikora ari twebwe abikorera, abo yaje gucungura. Abikora agira ngo abanyabyaha bananiwe gukiranuka atubonere gukiranuka. Noneho umuntu niyemerwa n'Imana abe yemewe, ariko yemerewe mu mucunguzi, yemerewe mu byo Yesu yakoze. Noneho si cyo gusa, kuko n'igitambo cyagomba kuba kizira inenge uhereye na kera. Nusoma mu Balewi 16 bazakubwira iby'igitambo, ariko ndashaka kuvuga ko na Yesu uko kutagira inenge kwe
byanamuhesheje kuba igitambo kizira inenge cyabasha gutambirwa ibyaha byacu. Nuko rero Yesu aza nanone gushyirwaho ibyaha byacu byose, ariko arabizira. Ibyo nakabaye mpanirwa aba ari bubihanirwa, nyuma ariko ubwo ibyo bimpesha kuba nanjye ntabarwaho icyaha imbere y'Imana, kuko ibyo nakabazweho hari undi wabibazweho, nawe ibyo wakabazweho hari undi wabibazweho, ariko buri wese abyizera ku giti cye, Imana ikamubara nk'umukiranutsi. Icyemera cya mbere rero nicyo, icyemera cya mbere ni uko umuntu abasha kubaho ari umukiranutsi mu iyi si. Cyo ngira ngo nacyo cyumvikane ko ari ikintu kitoroshye, kubera ko isi mu by'ukuri yatubwiye ko nta mukiranutsi wabaho mu isi. Abandi bakavuga ko abatagatifu banaboneka bamaze gupfa batakiba hano ku isi, ariko muri Yesu biremera, muri Yesu biremera ko wabaho uri umukiranutsi imbere y'Imana, utabarwaho icyaha na kimwe, ariko bikesha Yesu. Nuko kuntu wizera ko ibyaha byawe byose byo muri kamere yawe hatabayeho kubitoranya byose, hatabayemo kubivangura, kuko Yesu ntiyapfiriye detaye, nta naho rapfa, ahubwo yapfiriye ubunyabyaha bwacu bwose. Nuko kuntu wemera ko ibyaha byawe byo muri kamere yawe byose byagiye kuri Yesu, ariko n'igihano wakabaye uhanwa kigahanwa Yesu, noneho ibyo bigatuma wowe warasigaye uri umwere, uri umukiranutsi, nta cyaha na kimwe ubarwaho. Ni icyo umuntu yizera. Iyo umuntu avuga ngo yizera Yesu, ubundi sinzi icyo aba ashatse kuvuga. Niba avuga ko akiri n'umunyabyaha, ubwo se waba wizera iki kuri Yesu nyine? Yesu yaje gushyirwaho ibyaha byacu, yaje guhanirwa ibyaha byacu, ariko kugira ngo twebwe abari abanyabyaha bahinduke abakiranutsi, tubikesha Yesu Kristo, abantu Imana nyine itabaraho icyaha. Ariko mu by'ukuri ibyo ntibirangirira aho. Ubundi koko muri Yesu nyine koko biremera, nkuko natangiye mbivuga, byemerera rero ko Yesu yaje kugira ngo agarure umuntu ku Mana. Wa muntu wari umunyabyaha, wa muntu ari kure y'Imana, wa muntu wari utandukanijwe n'Imana kubera icyaha, Yesu yongere amuhuze n'Imana, Yesu yongere amugarure ku muremyi we, Yesu yongere abicyungo hagati y'umuntu n'Imana, noneho umuntu asigare ari mu maboko y'Imana, asigare ari mu biganza byiza by'Imana. Mu gihe kwa shitani twahababariye cyane, mu gihe kwa shitani twahagiriye agahinda n'umubabaro mwinshi, mu gihe twahabaye dusuhuza umutima turi ntama z'imbagwa, mu by'ukuri Yesu yongere adushyire mu biganza byiza by'udukunda waturemye, afite n'ibyiza byinshi aturemeye, cyangwa se n'ibyiza byinshi yatugeneye, ariko icyaha kigatuma tuva mu biganza by'uwadukundaga tukajya mu biganza bya shitani, akatugirira nabi. Iyo nabi rero yose twagiriwe kwa shitani, iyo umuntu ageze ku Mana, mu by'ukuri yongera kubona kugirirwa neza n'Imana, nk'uko Zaburi ya 23 ngo ni ukuri kugirirwa neza ariko n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose. Umuntu rero yongera kubona kugirirwa neza n'Imana, ariko abikuye kuri Yesu Kristo, abikuye ku kunga ubumwe n'Imana bikesha Yesu Kristo. Mu by'ukuri rero tuzakomeza kugenda tureba iyo neza y'Imana, ariko ishingiro rya byose ni iryo, muri Yesu biremera. Sinzi niba nawe utemeranya nanjye ko nta kinanira Imana, nta kigoye kuri yo, byose bishobokera Imana. Imana ica inzira mu nyanja, Abisirayeli bagatambuka, Imana ikamya Yorodani kugira ngo ubwoko bwayo butambuke, Imana itanga amazi mu butayu ahantu hataba amazi, Imana itanga ibyo kurya ahantu nk'aho ngaho. Mu by'ukuri ibyo byose yagiye ibikorera Abisirayeli, ariko igaragaza ko mu by'ukuri ari Imana itangaje, ari Imana ishobora byose, koko ari Imana idafite ikiyinanira. Ubwo rero muri Yesu koko biremera, kubera ko iyo umuntu ageze ku Mana abikesha Yesu Kristo, mu by'ukuri noneho agiye yabona gukora kw'Imana, agiye yabona imbaraga z'Imana ku buzima bwe, agiye yabona ibyo atabashije kubona, ariko nanone
bikajyana n'ubushake bw'Imana, kubera ko nanone umuntu ashobora kwibeshya ko Imana iberiyeho kugira ngo ihaze kwifuza kwa kamere ye, ariko si byo. N'ubundi icyo Imana igenda ihishura ni umugambi wayo ku muntu, noneho umuntu akagenda asohora muri uwo mugambi, akagenda abona kugira neza kw'Imana ku buzima bwe, ariko abirebeye nanone mu bushake bw'Imana, atabirebeye mu bushake bwa kamere ye. Ubwo rero wowe wabanye natwe mu kiganiro kuva twatangira kugeza aha, ndagushimiye cyane, wakoze. Hanyuma ngusaba ko wagisangiza abandi, ibyiza umenya, ibyiza uri kumva bisangiza abandi, rangira abandi channel, kanda subscribe niba utabikoze, niba uri mushya ukaba utari wabikora, cyangwa niba usanga ukurikira ibiganiro byacu ukaba waribagiye kubikora, bikore, kubera ko turi kumwe mu biganiro kandi tuzakomeza mu by'ukuri kubana. Amahoro y'Imana rero abane n'abizera Yesu Kristo bose, amen.